ngize nk'amahirwe nzova gashinga akabari napfishije marume wabaga hano Musanze barambura nza kubimenya barangije gushyingura mbura ukuntu najya mfite buno riteye neza rwose nge n'umugore niyo business niyo bari kuzinzara y'umugore mfite umugore umwe icupa gataha saa 4 saa 5 atari kumwe n'umugabo we uwo mugore byanga bikunze abasambana none arisuye kano kaguru kuvuga rero ngo ndagiye ntago ngiye guhinga ibijumba abana biwacu kutoka Gihembe camp bana bari abana rwose banangije umwaka neza cyane ariko ubu ngubu umeze neza wenda usibye ikibazo cyo kutatanya umwaka neza mu mufuka ari empty nta nubwo nawe utangiye nabi ndi kukubwira ko nagize amahirwe aba diaspora biwacu baransapotinze cyane bamaye amadolari 100 Nzovu bamukubita $100 Kanyombye hari mwarabibonye kuri Excelage ari amafaranga mwagiye mubona baterera hasi bari baduhaye yandi ku ruhande amadolari konye amadolari $100 bamaye nayivunjishirije hano Kicukiro centre bankubita 5,000 wow 5,000 francs ubu ngubu nta kibazo ufite umeze neza ubu nta kibazo mfite rwose iwanjye hari agafuka k'umuceri uwagusura nta kibazo wamugaburira rwose n'umukobwa rwose waza ukansura n'uguteka tukirira ubundi tukikubita mu buriri nta kibazo okay nta kibazo rwose hanyuma ndagira ngo mbere yuko wenda twinjira mu mwaka 2024 ngo tubwire ukuri kugenda ndagira ngo mubwire 2023 ndagira ngo dusubire inyuma n'umwaka wakugendekeye guti nakayi gashya kabayemo wibuka kagushimishije umwaka wa 2023 wangendekeye nabi cyane kuko nahuriyemo n'ibibazo bikomeye nawufunzwemo pfusha abavandimwe uyu mwaka rwose wangendekeye harya bagufunga byari byagenze gute bo bamfunze nakomerekeje umuntu ibyo narabisobanuye gusa nafunzwe Musanze mfungwa hano Kicukiro centre nari nakubise umuntu ntago ari umukobwa nyine nge ndwara n'abakobwa ngenda nabirinda cyane uramukubita mwari mupfuye iki mbo yaransagarariye ntago nakurirwa mbisobanura gusa byageze aho nyine parikingira umwere ndataha ibibazo rero nagiriye muri uyu mwaka wa 2023 ni byinshi cyane ejo bundi uyu mwaka ugiye no kurangira muri kwa 12 napfishije marume wabaga hano Musanze yararwariye mu bitaro marume nakundaga cyane ariwe mfata nka papa ariwe wandeze bamwita Jacques abamuzi baramuzi yarambabaje cyane Marigereke ntamushyinguyeho nabimenye barangije kumushyingura ariko wawe wabimenye barangije kumushyingura abinaho i Kigali oya yabaga i Musanze yararwariye Musanze ni nawe yaratuye banze kubikubwira babimbwiye nyuma kubera ko urabizi nkunda guta telefone baranshatse rero kuri telefone nayitaye kubera agacupa urabizi barambura nza kubimenya barangije gushyingura mbura ukuntu najya polisana ndumva bitari byoroshye apa yuko wenda byakubabaye hari ibyakubabaje byinshi ariko ntago habura n'akantu kaba karagushimishije nagaki kaba karagushimishije ushobora kuvuga ati 2023 akakantu kambayeho nubwo wenda byari ibibazo cyangwa se nababaye cyane ariko akakantu karanshimishije nagaki kakubayeho narongoye abakobwa beza bafite amabuno nkayo icyo kintu cyanshimishije nawe uzaniza abantu uyu ufite bino rigeza abantu kuri kwimana ntabwo nakubeshya none kuvugisha none nuri umunyamakuru kuri kwimana ufite bino riteye neza rwose riri kuri nivo ebana imana yariconze neza rwose hanyuma rero teganye 2024 2024 rero ngewe nta plan nimwe mfite sinafunda nta gahunda nimwe mfite rwose nzi nabwira ndateganya iki mfite iki ariko umuntu agira intego afite ahera ari kuvuga ati wenda mfite butiki runaka ejo bundi wenda nzabe mfite iduka ukaba ufite aho uri buhere nese urambwira ngo ndateganya iki se ndahera kuki Nzovu tumaze kuganira mu kanya arambwiye ati yakamureke wana ati yakase tingiye ntabwo meze nka yaka tingiye 300 ndabifite kuri konti kandi wowe shayaka niba yafite bayamuhaye ari 500 se amadolari 500 bamuhaye ntavuga ko yabitse 300 300 abitse rero ubona zabishobora se cyangwa nawe zagerageze rwose namubwira iki mwifurije n'amahirwe masa rwose nagira amahirwe bikamuhira rwose ni byiza cyane aho zangize nk'amahirwe nzova gashinga akabari najya njya kunywera iwe da
ahandi ntazongera muri make kunywera kuko ari inshuti yawe namuteza imbere wamuteza imbere cyangwa cyane wamugiye rwose. ubu biriya by'amaresitora yivugishwa nk'ubu agashyiramo n'amakesi nk'angahe agashyiramo mitsingi peti mitsingi agakubitamo sikore nka ziriya poromosiyo ziri hariya haruguru bayirando hariya haruguru Nyanza ya Kicukiro hari poromosiyo noneho turi kunywera mu ndobo peti sikoro ziri kuruza arenye ku bihumbi 2,000 5 niho ujya kunywera niho nywera ni naho ntuye niho utuye hanyuma rero hari akabari bita bayirando akabari ka mbere hariya bakita Stella VIP hari akandi bita bayirando kwa ruguru ni aka kabiri aka gatatu bakita Ineza bare kwa Jacques nitwo tubari dutatu dukomeye hari Nyanza ni naho nywera naho ngaho niho mu rugo wananshatse wanambuze niho nibyo bice wanshakira. hanyuma rero nk'uko Nzovu yajya atubwira ngo afite 300,000 we haramutse hagize nk'umuntu uguhereza nka 500 kugira ngo cyangwa se nayahe mafaranga ni mafaranga angana gute bashobora kuguhereza kugira ngo utangire business angana gute ku buryo ushobora kuvuga ati ayo yacitura ku buryo natekereza ni nkangahe ngiye kubera ko nta business ngiyewe yambwira nk'amafaranga nk'ibihumbi byibuze 700 ushobora gutekereza nahita nshaka umugore watushaka umugore none se haramutse habonetse nk'umuntu ntabwo nakora ubukwe nta n'ubukwe nakora nta n'ubwo utekanye ngewe nafata geto ya danje nkaguramo ibikoresho byose abakobwa barahari umukobwa asanze geto isukuye hari agafuka k'umuceri ibintu byose amasafuriya ahita kwama nta nubwo yasubira iwabo haramutse habonetse umuntu uguhizo 700 cyangwa se miliyoni ahubwo ati yaka mfite amafaranga ahangaha ni iyihe business wakora kumupropose nge ni umugore niyo business niyo bari kuzinzara y'umugore mfite uzi ko bari umuntu banjye bose bafite abana bose barashatse bose bafite abana nge ni ngewe utagira umwana ngewe mukuru wabo kandi imagi buranye mbonye amafaranga munamfashe mw'abantu harizo nk'ubitanye 600 geto nkayitunganya fresh hanyuma se mwatungwa n'iki mwatungwa n'iki niba ayo mafaranga yose yafata ukavuga ngo ugiye kuyashora ngo umugore ukagura ibikoresho byose umugore ariko ejo bundi urambwira ngo ntabwo washaka umugore udafite amafaranga wowe uyu narabikubwiye nyine niyo mpamvu ndi gusaba support iyo ifite intangiriro n'ibindi biraza nubwo yacuruza ubunyobwa nubwo yajya azengurukana indobo y'amagi hano nanjye nubwo nacuruza avoka ariko dufite fondasiyo dufite ahantu turi twaba ubonye wa mukobwa se noneho udakora udashaka gukora ushaka kurya akicara yakakamuzanira wamukunda cyangwa ntago ebyiri abo barahari ni nacyo kibazo nanjye nabitekerejeho wabitekerejeho gute tekerejeyo gahunda nari nyifite ndavuga se ngiye kuzana umukobwa wa mugani ko nabitekerejeho abakobwa by'umwihariko ko nabanje gutekereza navuga se wazajya kuzana muri barabakobwa biwacu mu cyaro barabi wacu nyine barabene wacu urumva bene wacu nyine ubwo bariyizi barimva ndatekereza ndavuga se barabacu ko ari abantu bamenyereye kwicara badakora barya gusa numva namubasha ukantu uvuze nagatekereje kuva kari naranagera hano kubura bebe wacu rwose nta muntu kubura aho ngaho ari ibintu biraho gusa ibana gukora wabonye bakora gusye cyangwa oya abi Kigali urabona benshi baturutse mu ntara bazina baje gushaka ubuzima imibereho bo barakora cyane nibo banakora cyane ahubwo abavukana Kigali nta nubwo bakora ahubwo baturutse mu ntara baje gushaka ubuzima iba n'abatravailler kabisa barakora cyane nge mubonye gusa ariwe kibazo harona nabonye ariko yambwiye ngo Primus nese ndagushaka umugore unywa inzoga unywa Primus niyo yangende ikibazo mfite nanjye nywa petit mitsingi bizahura gutera nyine muri make ndagushaka umugore unywa inzoga nshobora kujya mu amafaranga yo guhaha akagendera ko gacu none se munywe izo nzoga mu karyama nanjye nkakinira munywe izo nzoga mu karyama niba ukunda inzoga akaba akunda inzoga nawe tugatungwa n'inzoga ubwo se niba zikundanye muri make ushaka umugore udasinda nayo ibyo uri kuvuga nyine ngewe ntago mubujije ariko noneho hari igihe muri umugore wamenyereye agacupa umugore uwo ari we wese wamenyereye icupa n'aba ngaba bari hano hanze bafite abagabo
umugore unywa icupa agataha saa tatu agataha saa yine atari kumwe n'umugabo we, uwo mugore byanga bikunze abasamba. Genda bivuze mwabadamu mwe mukunda byeri, umugore unywa icupa agataha saa yine saa tanu atari kumwe n'umugabo we, uwo mugore byanga bikunze abasambana. Kuko umugurira icupa rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, uba watangiye kumukora ahantu hose. None yamaze gusinda ngo ndagukunda we, biba byarangiye. Yakamise ngira amatsiko, ubundi umukobwa ukunda ni izihe ndangagaciro? Mbwira nk'indangagaciro 5 z'umukobwa uvuga ati agomba kuba ameze atya, agomba kuba ameze atya, kuko ikigaragara ni ukuri kunoma umugore ushaka kuvuga ngo icyo nakubwira cyo mabuja, ntawe ureba ku mutima w'umuntu. Ngewe ubu ngubu ku giti cyanjye ndeba tayi, kuko ntiwareba ku mutima w'umuntu. Ushobora no kumubona wenda ukurikiye iyo tayi, ugasanga noneho ni umusazi irayike. Dore imbogo mwabonye atasaze se? Dore imbogo ntabwo wamutereta se? Yasaze noneho burundu. Wumvisha amagambo ari kuvuga kuri social media, ari gutukana noneho ibishize iby'isoni. Buriya ntabwo wamugira umugore. Yasaze. None se reba, none ejo bundi mperutse kubaza Fabrice turi muri interview, kuko akana k'inyamasheke ndabumurase. Dore imbogo ko ari uwanyu Nyamasheke, ko ari mushiki wawe, buriya murongo yakaba umugore wanjye hari ikibazo. Fabrice arambwira ati reka ati baba ari abasazi babiri bahuye, ati ntago rwakubaho. Urugo rwawe na Dore imbogo warubona gute bibaye ngombwa yuko mubana? Ntago byashoboka, hapfa umuntu. Dore imbogo ni umusazi, nanjye urabizi sinamwihanganira. Ni ukuvuga buriya kugira ngo umugore n'umugabo babane barwubake, biba bisaba ko umwe acisha bugufi. Nyine Dore imbogo nayo mwese muri hejuru nta n'ikimwe mwamarana. Ni ukuvuga ngo Dore imbogo nta no gushobora kumutekereza muba wagira umugore. Kiriya kihebe ni ikihebe, bisha amagambo yari ari kuvuga. Ngewe gusa icyo ingo z'iki gihe uzareba, niba uzi kuri umugabo umugore akurusha umushahara, cisha make utuze, ebana nta jambo uba ufite mu rugo. Warabibonye cyane, uramutse ubonye umugore ukurusha amafaranga nk'uko wabimbwiye kandi nawe ushaka, ntabwo wazongera kuvuga. Nicyo nshaka umugore urusha amafaranga. Uravuze ngo ubonye umugore ufite icyo akora we ntacyo ufite, ngo uratuza. Watuza bro, ku buryo yansuzugura. Nyine nibyo ndi kukubaza. Watuza bro, ngenda kuzire. Harimo agasuzuguro yajyana amafaranga yatwara serious, ukajya kwirebera bawe n'ubu. Cyakora wenda afite amafaranga ariko anyubaha nk'umugabo, afite amafaranga rwose ariko akanyubaha nk'umugabo, sava. Ariko yitwaje amafaranga akansuzugura, yagumana amafaranga ye, nacomoka. Aho ugira ngo mwice cyangwa nyice, nacomoka namuhunga. Ngewe umugore ufite amafaranga pe naza pe, ariko nsuzuguje amafaranga ku buryo yambwira ati rero nawe njya numva babwira ngo niboze amasahani, ngo bamese, ngo bakorope. Ntabyo ntabwo naba ndi umugabo, naba ndi umukozi wo mu rugo. To be honest, uramutse ushatse umugore ufite akazi, wowe ufite akazi n'umugore afite akandi, bikaba ngombwa yuko ako kazi kawuhagarara, nta mukozi mufite, umugore yazayirirwa mu kazi, nawe ukirirwa uryamye. Aho birumvikana, ntabwo nakwirirwa ndyamye, nateka. Ariko bitavuze ngo nagasuzuguro, ari kuri oda, wavuze ati agashyiraho oda, agashyiraho itegeko ngo uzajya ukora ibintu. Mwarwana? Ntabwo twarwana, nta muhungu. Rwana nawe kubera iki si yo muhungu, rwane nawe bamfunge. Ni nk'abagabo njya mbona nk'umugabo akaza agakubita umugore ngo bamurongoreye umugore, kandi wenda ni amabwire yo muri quartier ngo bamurongoreye umugore, akaza akarwana agakomeretsa umuntu bakamufunga. Buriya rero iyo arwanye bakamufunga, umugore nibwo basigara bari kumutunganya neza, noneho ari mageragere kandi yakagombye kuba yariturije. Yes, uriturize. Hanyuma rero yakandagira nkubwire kubera icyo wahisemo kwambara gutya. Nuko ndi umusirikare. Uko umusirikare. Gahunda se numva guri kuvuga ngo zo kujya hari hakurya. Anytime ngewe ubu tuvugana, ejo cyangwa isho bundi ushobora kumva ati yakayarambutse.
yarambutse kwansanga ku Mushaki rwose. ubu ni munangi uriteguye anytime rwose ushobora kumva ati yaka yagiye. ubu se ya gahunda yo gushaka umugore waba ukikomeje cyangwa wajya kumushakira se muri Kongo n'abagore baba kandi bavuze ngo abagore baba hano gusa oya ntabwo baba hano ariko watubwiye ngo hariya haba abantu badashaka gukora. oya ntabwo navuze hariya navuze bene wacu bariyizi. ntabwo ushobora kugenda se utwaye y'umuntu kuko watubwiye ko barimo nawe bose bashatse. oya ngiye warega ngiye mu masasu ngiye kurwana ntabwo ngiye gutura nk'abaturage. ngewe kugenda ngiye muri Kongo ngiye n'ubundi nsanzwe ndi umusirikare wa Kongo nsanzwe ndi umusirikare wa Kongo niho narasuye kano kaguru. kuvuga rero ngo ndagiye ntabwo ngiye guhinga ibijumba nangwa guhinga ibirayi. ngewe ngiye mu kazi k'amasikari. wabaye umusirikare ho rimwe? ngewe k'amasikari ko mubwenda umusirikare ngewe. wabaye umusirikare ho rimwe? Fite 33 wabaye umusirikare ho rimwe? Once a soldier always command. Sibyo ushatse kuvuga. Mfite nimero matricule ami namba zanjye. Saitura 33012 barge. 8e région militaire Goma. 5e brigade intégrée. Okay. Hanyuma rero urateganya iki 2024 nibyo natangiye nkubwira. Urabona umwaka 2024 ntacyo nteganye nabikubwiye. Nta kintu kimuteganya. Nta na kimwe rwose. Yaka. Cyakora ngize amahirwe nkabona amafaranga narongora. Warongora. Bitanashobotse I have to return in DRC. Nibidashoboka. Niyo plan B. Nibyo bintu ko ari. Nimbona amafaranga ndarongora ntuze. Nine yabona mimi narudia kwa kazi. Kama jeshi kama mimi askari. Ndarudi ku kazi. Okay. Yaka turi ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ikibazo nkunda kukibaza. Je nawe turi kugenda mu nzira. Tugatora miliyoni 5. Miliyoni imwe nago wayikoresha iki? Uyamase. Yego. Tuyatoraguye. Nge nawe. Ubwo se wayama cyane nge wakugenera ahubwo. Kora iki ari nge waye? Oya, kuki ari nge wagenera? Umva wowe nge nawe undusha imbaraga se. Narese twajya kubana. Ahubwo twarwa. Urumva ngiye twatoragura miliyoni 5 wowe ukama. Miliyoni imwe. Cyakora n'amahanga. Ahubwo urebye nabi nayagutsindaho. Uzi gukina n'amafaranga wowe? Reka ngo wamaho. Niwe wayaba. Ku mafaranga dutoraguye. Nge nawe turi kugenda mu nzira. Cyakora mbonye hari buvuke mu cyo bita backfire. Hari bube mu ingaruka. Twagabana. Ariko noneho mbonye nta backfire. Wayatwara yose. Nana kuzirika ku giti ngasiga nk'ubuye aho ngaho nkajya. Iyo ni gahunda ufite. Oya ngenda buretse manze ngutere story. Hari majoro nisikotingaga muri Kongo bitaganyeganyega. Twamwisikotingaga turi abasikare batatu. Twagiye kwiba ingurube. Ingurube turangije turayigurisha. Afande nyeganyega turamubwira se tugabanyije kwa amafaranga ukaduhaho nawe ubwo twaraya. Arayanga ashaka kuyarya wenyine. Twaramurashe tumusiga mu rutoki turayamusaka turayagabana turangije turikomereza. Muramwica? Twe nta mikino tugira hariya muri Kongo hariya abantu bapfa nk'ukuze abantu bica abandi nk'abari kurya. Ntabwo ari nko mu Rwanda ariko urabizi. Hano ni mu Rwanda nyine hano hari security hano si umutekano ko hari. Ko mubayeho nabi se bro? Ko numva mubayeho nabi. Ndetse ko numva ubwo hariya nta mikino ibayo. Ngewe narahabaye ngewe hariya niho mvuka. Nakoze igisirikare imyaka igeze muri 11. Urumva rero hariya ndahazi nibyo ngiye ndabizi. Ntabwo ari umuntu wahabaye ngo ngiye ahantu ntazi. Nk'umuntu wahabaye ugereranyije hano mu Rwanda no muri Kongo. Nk'umuntu wahabaye life yaho uyigereranyije na iyo ubayemo yawe nyine to. Ubona nyine bitandukanye. Ni gute bitandukanye rero? Mbo aho bitandukaniye. Hano mu Rwanda hari amahoro. Nicyo kintu barushara hakurya. Harango ni papa amagrenade dabakubita. Grenade banisasurirwa ari kuvuza. N'imiryango si bibaye hiti bimeze nk'ihunga buri munota buri saha. Nicyo kibazo nta kindi. Nta kindi. Icyambere hariya muri Kongo. Kongo ifite ubutunzi. Kongo ireza. Kongo hari amadolari. Ikintu yabuze gusa ni ikintu umusecurity umutekano. Naho ubundi Kongo igize umutekano. Ngera nubwo narara hano i Kigali narara nambutse.
bambwiye gusatiye akajya muri Kongo iwanyu ntawe uzagukoraho wikorera ibyo ushaka waragira inka wacuruza ubunyobwa ntago narara hano ariko ikibazo cya Kongo ni umutekano muke nta kindi n'ibindi byose babirusha u Rwanda haba mu mabuye y'agaciro haba mu madolari haba mu kweza haba imirima yaho oya na hano mu Rwanda tureza bro mureza ndabizi ariko DRC problem is security nabundi bindi byose ebana ni furu kabisa kugiye kusubirayo se ugiye nyine n'ubundi muri izo ntambara n'ubundi cyangwa nenda kwa mapambano ngiye kurwana cyangwa ruzi ntabwo yabyumvise ariko arango n'ubundi ngo umuntu arwana mwankwe ku gatama nta kibazo kiki n'urumogi byose uzi umuntu ugiye ku rugamba anywa gatama ugiye aho kubita nakubwiye ngewe sinajya no ku rugamba ntanyweye nago kwipfuye upfira muri swing buriya nta kintu ndakubwiye buriya nta kintu kiza nko kujya ku rugamba washyizemo agatama nisobanze ubasha kubona umwanzi neza yamaye suruzi tagete uba ufite wowe ubundi abantu bawirekuye buriya ahubwo iyo ugiye kurwana nta kintu washyizemo ubwo buba ufite wata n'imbunda ukiruka ariko iyo wakubisemo itabi ryawe wakubisemo ikintu bita kanyanga divasinga inkunduru niyo upfuye abantu upfa neza nta kibazo abantu nta n'ikintu nyemera dusoze ikiganiro cyacu wakoze cyane kubana murakoze cyane asante sana mukore subscribe kuri channel yacu bye forest mu munda